Yesu ashimwe bakundwa, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, aho muri hose mugubwe neza. Uyu munsi nifuje ko tuganira muri wa mwanya wacu kuganira ku ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganira ku kintu cyitwa guhindurirwa izina. Guhindurirwa izina rero ni imvugo ikunze kugaragara mu kirokore cyangwa se no mu buzima busanzwe, ngo umuntu yahinduriwe izina. Kandi umuntu ahindurirwa izina akenshi hari icyo yakoze, ntabwo biba impanuka, nta nubwo biza gutyo gusa, ahubwo hari uhindurirwa izina, hari n'umuhindurira izina. Ibyo byose ngira ngo muri ubu buzima busanzwe nabyo bibajya bibaho, ugasanga umuntu hari amateka yari asanganywe, hari uko yari abayeho, ariko ukumva ngo yahinduriwe izina kubera yuko babona ukuntu yari abayeho atari ko akibayeho. Mbese hari ikintu cyahindutse mu buzima. Rero nicyo nagira ngo tuganireho muri ubu buzima, kuko muri Bibiliya naho hari ahantu tujya tubona tukabona hari abantu bahinduriwe amazina. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku mugabo witwa Yakobo. Yakobo yabayeho ariko yitwa Yakobo, aza guhindurirwa izina. Ahindurirwa izina rero tutagiye kure, hari iyo usomye mu Itangiriro igice cya 32, hari aho ubona Yakobo yakiranye n'umugabo burinda bucya, umuseke utambitse, ngakora ku mutsi w'inyonga y'itako rye, ngo urareguka bagikirana, ariko ntiyamurekura nubwo bakiranaga. Hanyuma rero Yakobo aza kumubwira ati sinkurekura utampaye umugisha. Ubwo uwo mugabo yaramubwiraga ati ndekura, sinkurekura utampaye umugisha. Tese urinde? Ati ndi Yakobo. Rero aza kumubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, ko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yesu nashimwe. Yakobo yakiranije Imana atayizi, burinda bucya arayinesha. Yakobo kandi yakiranije abantu. Muramwibuka Yakobo, nubwo hari amakuru muri Bibiliya y'ukuntu yareganije umugisha, y'ukuntu we na Esawu byagenze, ariko Yakobo aza guhindurirwa izina n'uyu muntu yakiranyije atazi yuko ari Imana. Ndetse ugera hasi ukabona aho Yakobo yavuze ati narebye Imana sinapfa. Undi warebaga Imana ntago wareba Imana, nta muntu wareba Imana. Ati nakiranije Imana sinapfa, narebye Imana sinapfa. Rero ibi ni ibitwereka yuko kugira ngo uhindurirwe izina hari icyo ugomba gukora. Urumva, kugira ngo ukirane n'umuntu burinde bucya ukamunesha, akaguhindurira izina, ibi nabyo ni ibiduha ishusho yuko guhindurirwa izina cyangwa guhindurirwa amateka hari icyo ugomba gukora. Ntabwo ugomba kwiyicarira gusa ngo Mana mpindurira amateka. Hari isengesho abantu bajya bakunda gukora, ngo ndifuza ko Imana impindurira amateka, ariko ntabwo wahindurirwa amateka nawe wicaye gusa ngo kubisaba ngo bizaza. Oya, ntabwo bizaza bivuye mu kirere. Ntabwo Imana ijya ikora ibitangaza. Akenshi bikora ibinyujije mu bantu, akenshi bikora ibinyujije mu byo yaremye, ariko ntabwo ijya ibikora gutyo gusa. Nawe hari icyo usabwa. Wenda hari igihe Imana ishobora kugukorera ibyiza nk'uko ibikorera abantu bose, ariko niba hari icyo utitirije koko, hari icyo usabwa ugomba gukora kugira ngo amateka yawe ahinduke, kugira ngo n'umuntu yivane mu bukene. Hari icyo akora. Ntabwo umuntu aza gusa ngo avuge ngo nkuguriye inzu, nkuguriye imodoka, nkuguriye imirimo ujya uhimbwa, nkuguriye hari ikintu umuntu akora ubuzima bwe bugahinduka. Nawe rero hari icyo usabwa gukora kugira ngo amateka ahinduke. Rero niyo mpamvu uyu munsi nagira ngo tuganire kuri icyo kintu. Hari ibintu byinshi ushobora gukora, kandi abantu muri iki gihe bari kwanga gukora ibintu bibagora, bari kwanga situwasiyo zibagoye. Turakunda ibyihuta, tugakunda ibitavunanye, tugakunda ibibangutse,
kandi mu bivunanye ahubwo niho umugisha uba. Mwene data, ndagukangurira kugira ngo ugire icyo ukora kugira ngo uhindurirwe amateka n'Uwiteka, niho koko uzumva yuko wahawe umugisha n'Uwiteka. Hari ibintu byinshi ushobora gukora muri umurimo w'Imana. Ushobora kwitangira abantu, ushobora gufasha abarushye, ushobora gufasha abarwayi, ushobora kwigisha abantu bagahindukira, ushobora gukora umurimo mu buryo bwinshi butandukanye, ariko ntukomeze wicara gusa ngo Imana izampindurira amateka. Imana izayahindura ikurikije uburyo wayitangiye, ikurikije uburyo wakoze umurimo wayo, kuko hari byinshi ushobora gukora kandi bikanezeza Imana. Rero hari imirimo myinshi ivunanye muri iyi minsi, ndetse umurimo w'Imana muri iyi minsi uravunanye uvunanye kuri benshi, ariko nubwo ubona uri gukorera mu ruhuri rw'ibibazo, wenda hari aho ngaho niho uri gukiranira n'Imana. Iri gushaka kureba koko niba ubushake bwawe, niba umuhamagaro wawe koko uwukomeyeho. Rero ndakwinginga kugira ngo ntucike intege, ahubwo ukomeze wongerwemo imbaraga, hanyuma ukirane uzaneshe, nawe uhindurirwe izina. Bene data, reka rero tugire icyo dukora kugira ngo amateka yacu ahinduke. Ugire icyo ukora kugira ngo amateka y'umuryango wawe ahinduke. Ugire icyo ukora kugira ngo uzasige umurage mwiza kuba ufite. Ugire icyo ukora kugira ngo uzaba umugisha ku gihugu, uzaba umugisha ku muryango, uzaba umugisha ku itorero. Ibyo rero byose bizakorwa ari uko uvanye amaboko mu mufuka ugakora. Bizaba ari uko witanze, ukagaragaza ubwitange bwose, ukiva hasi rwose ugakora, kugira ngo abantu b'Imana bahabwe umugisha kandi ubwami bw'Imana bwaguke. Rero ni uko nagira ngo tuganire, nagira ngo tuganireho guhindurirwa amateka. Ntabwo umuntu yahindurirwa yicaye, ahubwo arahaguruka agakora ibidasanzwe, Imana nayo ikamureba ikavuga iti, umuntu wanjye yakoze ibidasanzwe, wari runaka ndaguhinduriye wiswe runaka. Amateka agahinduka uwo munsi, abantu bakabimenya, bakuzengurutse bakabimenya, n'abazavuka bakazabimenya, bikandikwa, ndetse n'ibindi bisekuruza bikazabimenya, nk'uko Yakobo tumubona yahinduriwe amateka akitwa Isiraheli. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibahe kudatezuka, Imana ibahe gukomera ku murimo wayo, Imana ibahe gukomera mu bwitange bwose mugira, ibongera imbaraga, ibongera amavuta, kugira ngo amateka ahinduke, n'abazabamenya bazabigireho, babashe naho gukora ibidasanzwe, maze nabo amateka azahinduke, kubera yuko bumvisha inkuru zanyu nk'uko turi kumva iza Yakobo. Imana ibahe umugisha rero, ukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu, amen.